Muraho neza ni Uwimana Patricie, uyu munsi tugiye kurebera hamwe akamaro ko korora ingurube. Iki kiganiro nahisemo kugikora kubera yuko hari umwe mu bankurikira w'umujeni wansabye nibura kumuha ingero 3 zatuma yinjira mu bworozi bw'ingurube. Nahisemo no kumuha ingero 11 tuzagenda turebera hamwe mu buryo butandukanye cyangwa se mu byiciro bitandukanye. Muri rusange ubworozi bw'ingurube nk'uko bamwe babizi muri mwe bukorwa mu bihugu bitandukanye na Denmark irimo, kuko Denmark ni kimwe mu gihugu cyorora ingurube mu bihugu byorora ingurube nyinshi ku isi. Ibihugu rero byorora ingurube bitewe n'impamvu nyinshi zitandukanye ari nazo tugiye kurebera hamwe. Nkaba rero mbahaye karibu muri iki kiganiro cyerekeranye n'akamaro ko korora ingurube. Akamaro ka mbere ni uguhanga imirimo. Ubwo ndatanga ingero nkurikije njyewe ubwanjye kuki nahisemo korora ingurube. Ntuye Denmark nkajya korora ingurube mu Rutsiro mu murenge wa Rusebeye. Ubworozi bw'ingurube ni kimwe n'andi matungo ariko noneho twibanze ku ngurube. Ingurube itanga akazi. Hari abazamu borora kinyamwuga. Gutanga akazi ni ngo nk'ubu twe ikigo cyacu gifite abazamu. Abo bahoze ari abashomeri bafite akazi. Gifite abakozi bakora ku manywa batandukanye. Bahoze ari abashomeri bafite akazi. Dufite za nyakabyizi ziza buri munsi kudufasha mu mirimo itandukanye. Aba bakozi bose baza aho ngaho kudufasha mu mirimo itandukanye kera bahoze nta kazi bafite. Bamwe muri bo leta yanabishyuriraga mituweli ariko bariyishyurira kubera ko babonye akazi mu bworozi bw'ingurube, bakaba bara imibereho myiza yarahindutse. Usibye abo bakozi bakora mu kigo, hari noneho n'abandi baza kugura ingurube. Akaza kuzigura mu kigo akajya kuzicuruza Nyakariba cyangwa se n'ahandi. Icyo gihe nawe agira inyungu. Niba urugero wenda aje akagura nk'ingurube ihwanye n'amafaranga ya naya, yagejeje Nyakariba baramwongerera akunguka. Uwo muntu uza akagura ingurube ngo nawe yahanze umurimo wo gucuruza ingurube. Ingurube akazigura mu kigo cyacu akajya kuzicuruza akunguka. Hari noneho n'ababandi babaga ingurube agacuruza inyama. Ni ukuvuga ngo uwo nawe yahanze umurimo wo kubaga inyama. Ntashobora kuzibaga tutazoroye, ntashobora kuzibaga tutanazimugejejeho. Hari noneho n'abakora resitora bakaziteka. Uzi ko abaryi b'akabenzi mukabona kari ku isahane, ariko twebwe tuba twakoroye neza kinyamwuga kandi kakabageraho gafite ubuziranenge. Izo ni zimwe mu ngero nziza zo korora ingurube ugamije guhanga imirimo. Indi ngero ya kabiri, urugero rwa kabiri, ariko murebye nko kuri iyi foto murabona nk'uyu nguyu ari muri resitora yishimiye ko afite, ni ukuvuga ngo abaje kurya arabagaburira neza kubera ko iyo bamwatse inyama z'ingurube arazibona. Uyu nguyu wazibaze arazibona, n'aba ngaba bazitetse. Ubwo ni ingero natangaga uburyo ki umworozi w'ingurube ashobora guhanga imirimo mu gace azororeramo. Hari ibyerekeranye rero ibicuruzwa mu mahanga. Murajya mwihanganira ikinyarwanda, nshobora kuba naragiye nandika ikinyarwanda wenda nkacyandika nabi ariko murabyumva. Mu bihugu byateye imbere cyane wenda nko reka mvuge Denmark, kuko ni igihugu cyorora ingurube, abaturage bakazirya ariko inyinshi bakazohereza hanze. Ni ukuvuga ngo twebwe mu Rwanda, waba uri mu Burundi, muri Congo, aho waba uri hose wumva ikinyarwanda, ni ukuvuga ngo igihe abantu benshi bashoboye korora ingurube ariko bakazorora kinyamwuga, bakaba bari mu makoperative, bakaba bari mu mashyirahamwe atandukanye, noneho
ni ukuvuga ngo igihugu kikihaza mu ngurube zikaba nyinshi, noneho igihugu kikazohereza hanze. Tuvuge niba nk'u Rwanda rwohereje ingurube hanze, rushobora kuzohereza ari inyama zibazwe neza, rushobora kuzohereza ari ingurube ihagaze, iki gihe tuzaba dufite amakamyo atwara izo ngurube, nk'uko wenda nka Danemark ikora ingurube hano ikazijyana muri Polonye, ikazijyana mu Bufaransa, ikazijyana hehe. Ushaka kuzigurisha uzohereza mu mahanga, wenda ni ukuvuga ngo ntabwo ari ingurube ihagaze, ntabwo ari inyama zabazwa ako kanya. Ushobora no gukora wenda kuzitaransifoma, ugakora nka za sosiso ukajya ukazohereza hanze. Byinjiza rero amafaranga mu gihugu. Ubworozi bw'ingurube ushobora kwinjiza amadovize menshi mu gihugu. Urasohora inyama, niba uzijyanye wenda muri Congo barishyura mu madolari, niba uzijyanye muri Sudani y'Epfo hanze nabo bishyura mu madolari, niba uzijyanye mu Burundi barishyura mu marundi, niba uzijyanye muri Tanzania. Bisaba ngo tugire strategy, tuvuge tuteze turora ingurube tugamije kuzirya hano iwacu mu rugo hamwe n'abaturage twegeranye, cyangwa se mu gihe kirekire, imyaka 5, imyaka 10, tuzaba dushobora kujyana ingurube mu bindi bihugu. Nka Danemark zigenda muri kontineri zigiye mu Bushinwa, murumva. Muri makeya ni ugutekereza kure, atari ukuvuga ngo ndabona ifumbire, ahubwo uburyo ki ingurube zakwinjiza amadovize mu gihugu. Rero ikiganiro cy'uyu munsi twarukura kuri izi ntego ebyiri, ariko igikurikiyeho nabwo tuzareba izindi ntego ebyiri kugeza igihe tugere ku ntego 11. Nkoze resume rero, ubworozi bw'ingurube ni ingirakamaro igihe ubukoze neza, kuko ushobora gukemura ikibazo cy'abashomeri. Uhabwa akazi, ugaha urubyiruko akazi, ugaha abadamu akazi, ugaha abakuze akazi. Ubundi noneho leta yashyiramo imbaraga, abakozi bagahugurwa, abaveterineri basobanutse, mbese igashyiramo imbaraga. Kuko nka hano Danemark leta ishyiramo amafaranga menshi, buri mwaka ishyira amafaranga menshi cyane mu bworozi bw'ingurube. Ariko noneho wareba n'amafaranga inyungu ikuramo iyo ibikomoka ku ngurube byaguzwe n'abanyamahanga, haza inyungu nyinshi cyane ku gihugu. Rero mwakoze, twari nyine turi kuganira ku kamaro ko korora ingurube. Turakomeza ku bindi biganiro byerekeranye nyine n'akamaro ko korora akabenzi. Mugire ibihe byiza. Yari Uwimana Patricie, naho mu kanya.